aho ngaho igisisi cyangwa ibindi kandi bari byo niba batahinduye nta kintu mwahinduye nta kintu mwahinduye byahindutse njyewe uriya amazina wings chicken wings nasi zo bagomba uzibonye ni snacks ndebe ngizi harya mugira ji ziri fresh simushyira n'umuceri ari wings iyo ubishaka kuwushyira tuwushyiraho ushyira n'umuceri nimba binyobeye kubera njamo ya dore yeruka manzi wamaye ji iboneka vuba imena amazi akonje byari byiza kamwe koka wanyweye si ejo ushaka ikibazo ni inyuma nkayihaga nkahagana gushyira mu teka nayo umaze kurya nacyo kanyuma usanga koka uri kunywa na ji oya ibumaye koka koka ikonje nawe wagushyira umuceri yego mumeze mute nagiye kujya gusuhuza bahita bazana meni nabizi nk'abantu mwe abantu mufite abavandimwe mutuye ahantu hamwe mujye mushima imana mujye mushima imana mukundane cyane ari ndabyita gute mugirane agakubu biraryoha kumva natangiye gukumbura Tiffah gukumbura ukuntu twagendaga tugasakuza tukajya ahantu tukaruhuka mu mutwe ariko nagaba i Kigali nanjye si Igisenyi ubu ntabwo ukiruhuka mu mutwe nyine nkumbuye no gusakuza oya nyine ariko iyo ufite umuvandimwe mushobora kuba mubana mu nzu imwe cyangwa se mutuye nyine ahantu hamwe sibyo biba ari byiza mugirana gahunda umubano wanyu uraryoha kurushaho iminsi Tiffah yari amaze mu rugo mana yanjye ni ubwa mbere yaje afite akanya gahagije noneho tukabyaza umusaruro ubundi yazaga afite gahunda nyinshi wenda bigatuma ataboneka cyangwa akabonana n'abantu cyane cyane bafite ikibazo cy'uruhu ariko ubu ngubu yaje agaje muri consultance yego ariko ubu ngubu yaje nta bantu benshi nyine bahari agomba kwitaho bijyanye no nyine uri plan B oya ntabwo ndi plan B ahubwo ni njyewe nari plan A urumva ariko kubera ko nta bantu benshi yari afite oya yaje gahunda ari njye nawe ndashaka kubatera oya shawe iduteranye ariko ni uko Imana nahise mera nk'umuntu wabuze ahantu ajya ibitotsi biba byinshi njye numva uri ku muhanda uri ku muhanda none wabuze ahantu ujya nyine nahise mbura ahantu ujya ariko navuga mu rugo usanga nkagaruka asanga sinari meze nk'umuntu ufite akazi k'ukwezi uri kujyana aho uvanze ibaze kubyuka saa 2 cyakora saa 3 saa 4 twabaga tuvuye mu rugo isaha yafi yo gutaha saa 3 n'igice gutyo n'abantu ariko njyewe nikundira kugenda noneho kugenda uri kumwe n'umuvandimwe wawe nta kibazo cy'amafaranga mufite ngo muri kugenda ngo mudafite n'akantu ko kunywa ahantu mugiye sha ndababaye be
be Niba nanjye mbaye plan B oya sheri kari akantu kavuyeho ni ka kandi kari karavuyeho cyangwa kari karavuye inyuma karasaka kabiri buriya ntabwo ndi kureba akantu ko kwipina bavuyeho twese ubwo no hirya inyuma havuyeho akandi baza kubireba uze kubireba nsanze amazi akonje yashize ushyiremo ayisi ari ikibazo ntuzane ayisi murasanzwe nta kibazo ashyushye so mwihangane hari ukuntu ngewe iyo mbonye ibintu simite mbivugaho mbyibagirwa umuntu wibye akantu ko ku modoka ko kwipina turabonana ndaje njye mu biryo ngo ndarara ngahitaha reba kari akantu gusa ndakita kari robo si uri kubona ko n'imbere ntagahari wabibonye umuntu wagakuyeho turarara tumenyanye uraza kugasubiza kandi shaka kugira ngo uzapfe kubona kandi nyine uwakibye ni ukakugarurira akakugurishaho rero umuryogo uraturarana twose ndatubona mfite inshuti nyinshi ku muhanda sheri wakoze kunsuhukana agahinda kari kagiye kunyica kubura umuhanda yewe nkuguriye koka rero nabyo amasimufu yo mana ni ukubura umuvandimwe Tiffah agira ugaruka ariko muhita mujyana burundu oya agomba kuza ijya hari mbona vlog nyinshi mbona n'abantu bakurikira Kecapu TV show ntabwo mbicisha irungu noneho nkishima nawe akishima ubuzima bukaturyohera tugateza imbere abantu ngewe nawe ntabwo ndi kwiyumva ese nawe mbivuge ndagusiga se ariko cyakora wowe ntabwo twagendana n'ukuntu ngenda wahita urwara sibyo ntabwo wabivamo ngewe ntabwo wabivamo ariko abantu mufite abavandimwe muraryohewe pe mubana mujye musengera ubuvandimwe bwanyu musengere ubushuti bwanyu ko abavandimwe baba bagomba no kuba inshuti kuko hari abantu benshi baba batabishimiye badashaka ko nanjye ntabwo mbishimiye ubu yagenda wowe ibyawe nta kibazo kuba utatwishimiye wowe ntari uzi be umuntu uba utakwishimiye bisereye nyine uba uvuga uti kubera iki bano bavandimwe ubundi bumvikana babigenza gute kugira ngo bumvikane uzi hari nk'abantu baba bavukana bagera nko ku 10 ari abashuti bagirana agakungu ubwabo batapfa kwinjizamo undi muntu hagati yabo ndabikunda mba mbona ari byiza Imana ishimwe ko yamaye n'abana benshi nzakoresha uko nshoboye Imana inize ubuzima ibamere nabo kubyumva ya modoka ibitwaye iki buriya n'igisasu wagenda bya bisasu byo mu rushinge ni nini shaka Imana izashoboze nabo bibajye bakundane cyane nta handi mwana we hamwe ubona Mika ukaba ubizi neza ko inyuma Taliha inyindi na Kami bose bahari abana bakundana baba bameze neza ariko ndabyibushye ndireba nkumva ndigaye nicaye ku muhanda muri kumva ukuntu imodoka ziri guca mwihanganira ayo majwi umumama ngewe nabagiraga inama abantu mufite abavandimwe mubakunde mubakomeze ndebera buriya baraziranye sibyo yaramugonze ntabwo baziranye baraziranye utwo avugije ubona akiri hano so ndashaka kubabwira ikindi kintu ndi gutegura puranka muzayibona shayitani natabyitambikamo ejo nzayibona puranka nziza
izarangira nirangira ntawe ukubiswe nirangira cyakora ntawe ukubiswe nirangira ntawe ukubiswe bizaba ari mawe ariko ishobora kuzarangira murabizi turabana batatu Kubura Tiffah yaratashye ni njyewe na Neira na Asumani aba bantu batatu umwe muri bo azakubitwa kubera iyo plank nimba hari umuntu uri gukeka iyo plank yaba imeze gute ushobora kuzakubitwa cyangwa Asumani agakubitwa cyangwa Neira agakubitwa umwe muri twe azakubitwa kubera plank muzayirebe muyisharinge ubu naje nje abantu bansabye kuzababwira utuntu dushobora gufasha umwana kwiyongera ibiro hari video yanjye yatambutse nubwo abana bari kumvangira ariko nabivuzeho gakeya hari umunsi nzaza nuje ndi ahantu hatuje hatari urusaku ngubu muri kumva bimwe na bimwe nanabifite mbibereke ko hari igihe umuntu aba akureba ariko adafite ubushobozi bwo kumva ibintu uri kuvuga ariko ibyo uri gukora akabibona nyine akamenya icyo ari cyo akanamenya icyo bivuze ndabakunda cyane rero mubeho mwongere mubeho Imana ibarinde ibahe amafaranga n'ubuzima